bakorana kuko ni creme nziza cyane ikuraho amataje. Wayikoresha mu gitondo ndetse na nijoro ubundi ugasa neza cyane. Iyi creme When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydie. Niba utarakora subscribe hikora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bitandukanye umusirimu ujijutse akora, umusirimu ujijutse mbese bya bintu yitaho mu buzima ukaba bwiza kurushaho. Twihuse rero icyambere n'ikiye tugiye kurebera hamwe amavuta akuraho amatashe, tugiye kurebera hamwe nanone creme wakoresha ku mubiri, umubiri ugasa neza ugacya bya bindi bisirimutse bitarimo ubujiji. Ikindi nanone nakantu k'ubwenge wakoresha nk'umugore cyangwa umukobwa w'umusirimu mu buzima bwawe bwa buri munsi mu byerekeye isuku. Ikindi cya kane ni ahantu wakura inkweto nziza z'abasirimu, za zindi ubona ziri unique, za zindi wambara mbese ukaba uri comfortable muri wowe. Ahandi ni ahantu wakura amaherena meza cyane ndetse n'ibindi bintu byose byiza cyane bya made in Rwanda. Twihuse rero tugiye guhera ku mavuta. Hano dufite amavuta, ni creme marque ya Cosmo, ni creme igufasha gukuraho ama dark spot ya matashe uba waratewe wenda n'amavuta, ibiheri, mbese ahantu ubona ufite amatashe ku mubiri. Iyi creme rero wayikoresha kuko ikuraho amatashe, ikarinda nanone, irimo nanone niacinamide ifasha gukuraho amatashe. Ni creme nini, mililitiro 250, ni kinini kambereke yakungana, ifitemo akahodori kadakabije cyane rwose. Wa muntu uvuga ngo ibintu bihumura ntago bakorana nabyo, iyi ngiyi bakorana kuko ni creme nziza cyane ikuraho amatashe. Wayikoresha mu gitondo ndetse na nijoro ubundi ugasa neza cyane. Iyi creme rero ikuraho amatashe wayisanga muri Let's Shine, muri Mike umuryango 25 hasi muri basement. Twagiye rero ku yindi creme nababwiraga. Umva hano bafite creme nziza nanone, nayo ni marque ya Cosmo, akaba ari creme ifite mililitiro 500, ni kinini cyane. Nkuko mubizi karoti ni nziza ku mubiri, ituma usa neza, ituma ugira umubiri usa neza, ubona ukeye, ubona uri gushininga. Rero ni creme yo ku mubiri ituma umucyo wawe uba mwiza kurushaho, mbese mu buryo bujijutse butarimo ubujiji. Iyi creme rero ya karoti ikozwe muri karoti, nayo ukuntu izi imeze iba isirinze. Iyi ngiyi irasirinze nkuko twayibonye. Iyi ya Cosmo nagapfundikizo kariho ka plastique, yo ntago hariho agashashi. Abantu benshi bakunda kubimbaza. Ubwo rero nari ndi kwereka iyi creme, ni creme nziza cyane yo ku mubiri wakoresha ushaka gucya, ushaka kugira akantu karimo umucyo bitari mu bujiji, atari bya bintu byo kwitukuza ngo ubone urasa n'umuhondo, ubone urasa n'amamesa. Rero iyi creme nkuko nabibabwiraga ni nziza cyane ku mubiri iyo ushaka gusa neza, ushaka kugira ngo ugire umucyo wawe mbese bitarimo ubujiji nkuko nabibabwiraga. Rero ikozwe muri karoti. Iyi wayisanga muri Let's Shine, nayo muri Mike umuryango 25. Tugiye ku kantu k'ubwenge. Nagiye muri toilette zo mu mujyi inshuro nyinshi, cyangwa ahandi hantu hose haba amatoilette, ubwiherero rusange, ugasanga ahantu ugiye kwinjira muri toilette wenda bafite papier hygienique hanze. Noneho ugasanga ugiye kwinjira umuntu aragufatiye, usanze wenda gateretse ku ntebe cyangwa se usanze agafashe gutya, akagufatira akaguramo utuntu tuvuge nkuko ziba zikase, kamwe 2, 3, 4, wenda akaba baravuze bati umuntu turamugenera utuntu 5.
wakageraho agafata ku buryo utaharenza, sibyo? Ibyo nta kintu bitwaye, wenda ni ukujera umutungo baba bari umutungo wa kampani, ariko se isuku yayo imeze ite, sibyo? Hari umuntu uza wenda akifatiraho agahita afata gutya, ugakurura nawe ukongera agafata ukagenda ukihanaguza. Noneho rimwe nagiyeyo nshaka gukora ibikomeye, umva ndavuga rero ntago bari bumpatire, nuko ndagenda ndamubwira nti wampaye papier hygienique ko nshaka inini ishoboka. Ati ntacyo ritireka ntacyo gafata. Ndamubwira none se yayimpaye yose, harayima nta kibazo, ndamubwira ntacyo ndayishyura, ndagenda. Ariko nyuma buryo uko giye muri toilette mu bwiherero rusange nabase, ubundi kubera iki bangenera, kubera iki bangenera kandi nshobora kuzana papier hygienique yanjye nkagenda nkitunganya neza uko bikwiye, nkashyira hejuru kuri toilette nkihanagura uko bikwiye, ubundi kubera iki bangenera, harabura iki? Ndavuga hari ikintu nk'umuntu w'umusirimu yakagombye gukora atajijutse, ujijutse. No, kugira ngo yori isuku yacu tuyiteho neza, nza gusanga hari akantu dushobora gukora. Ushobora kugira gutya kano ukagakuramo, kano gati k'imbere ukagakuramo, wenda biradufataho akanya gatoya, ariko hari option ebyiri ushobora gukoresha, sibyo? Iya mbere ushobora papier hygienique kuyihina ikamera gutya, ukayishyira mu isakoshi yawe. Urabona ko ushobora kuyishyira mu isakoshi wayihinnye nta kibazo, ntifate umwanya munini, cyangwa se ukagakuramo burundu. Ndi kwihuta ndagira ngo ntaza gukererwa, ariko njye kubereka option zishoboka. Dore ushobora kuyikuramo papier hygienique ukajya uyitwara gutya mu isakoshi, ku buryo uko ugiye muri toilette ugenda ukikorera isuku, ugakoresha iyo ushaka, ugakoresha ukihanagura uko ubishaka, ku buryo isuku yawe iba nta makemwa. Ariko biriya bintu byo kugenda bagukatira hanyuma nanone ugasanga buri wese yakozeho, ibaza abantu bose bajya muri toilette nawe ukagenda ukayihanaguza, nza gusanga nta kintu kivamo, nta bese isuku ntabwo ari nta makemwa. Rero nkawe uwo musirimu ujijutse, niba uzi ko uri bujye mu mujyi, fata papier hygienique kawe wivaniye mu rugo, hanyuma ushyire mu isakoshi yawe, ku buryo ugenda ukihanagura neza isuku ukayinonosora, hanyuma ugasa neza. Cyangwa se niba wanabyibagiwe ugenda uyigure 300 yawe, 350, ugashyira mu isakoshi, ubundi ugenda ureke kujya ufata papier hygienique abantu nk'igihumbi50 bakozeho kandi badasa neza. Cyangwa n'uriya wakira amafaranga nawe intoki ze ntabwo bari nziza cyane, kubera ko aba yakira amafaranga menshi, abagenda agafata umukoropesho, agatorosho, agakora isuku, akongera akagaruka agakoraho. Nakantu natekereje ndavuga reka tuzabisangire. Ubu ngubu mu isakoshi yanjye ntabwo hashobora kuburamo papier hygienique imeze gutya, kugira ngo nindamuka ngiye muri toilette nkoresha yanjye nizeye. Nuko twagiye. Akandi kantu rero k'ubwenge nababwiraga, na hantu nshaka kubarangira kugira ngo mujye kugurayo inkweto muri Tesi Fashion Market Nyarugenge, mu isoko rya Nyarugenge. Bagira inkweto nziza, amasakoshi meza, si ibyo gusa hariyo utundi tuntu twese tw'ubwenge umudamu yakenera. Nuko rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya uburyo tugomba kwirinda amatashe, tumenya uburyo tugomba kugira umubiri ukeye bitarimo ubujiji, ariko ukabona nanone birasirimutse. Tumenya nanone ukuntu tugomba kwita ku isuku yacu igihe tugiye mu bwiherero rusange. Niba rero utakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, ndaho ubutaha. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all
anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies, it makes me wonder if there could be something more. We were only kids when we first met. Now let's discover what we haven't yet. I don't wanna wonder what
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on